Yesu ashimwe bakunzi ba Berwa TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwe mwese mukunda Berwa, kandi mwebwe mwamaze gukanda kuri subscribe, mwese mukomeze kugubwa neza cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, Uwiteka abishimire cyane aho muherereye hose kuri mwe mwese, abari mu Rwanda, abari mu ntara zose z'u Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu majyaruguru, mu mujyi wa Kigali, mwese mukomeze kugubwa neza cyane, abari mu bihugu bitandukanye, mu bihugu by'Abarabu, mwese mudahwema gukurikira Berwa TV, umwami Imana akomeze kubishimira. Kuri Berwa TV rero nje ndi umushyitsi, bityo nishimiye ikaze mpawe na Berwa TV, mwese mukomeze kugubwa neza cyane. Kuri Berwa TV rero nje nk'umushyitsi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, umwami Imana yanshyize ku mutima wanjye. Nyagasani akomeze kubashyigikira, mube hafi kugira ngo dusangire ijambo umwami Imana yanshyize ku mutima wanjye, kugira ngo bakunzi ba Berwa TV mwese aho muherereye mukomeze kugwiza imbaraga z'umutima ndetse no kwaguka mu buryo bw'umwuka wera. Amazina nitwa Niyonzima Jean cyangwa se Yohana, ndi umugabo ndubatse, ntuye mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ibashyigikire cyane mu mujyi wa Kigali. Nkunda Imana rero n'abantu bayo, munyemerere rero tuganire ijambo mwami Imana yanshyize ku mutima wanjye kugira ngo ribafashe, kuko nanjye ryamfashije. Bakunzi ba Berwa TV mwese mukomeze kuba karibu ndetse mube maso kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nahawe ikaze kuri Berwa TV, namwe mbahaye ikaze kuri Berwa TV, muze tuganire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimye kandi turakubashye, tugushimiye ijambo ryawe ko ari ry'ukuri, utwemerere urizirike ku nkingi z'imitima yacu. Abakunda Berwa TV bose ukomeze kubahaza uburame ndetse amahoro yawe abagereho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bakunzi rero ba Berwa TV, munyemere tuganire ijambo ry'Imana umwami Imana yashyize ku mutima wanjye. Turi busome muri Zaburi ya 82, dusome duhere ku murongo waho wa 5, niturangiza turagarukira ku murongo w'8. Imana iduharana umugisha. Zaburi ya 84, Zaburi ya 84, dusome ku murongo wa 5 tugeze ku murongo w'8. Umwami Imana akomeze kubishimira. Haravuga ngo hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo ucyambika imigisha. 8 haravuga ngo bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Uwiteka abishimire cyane kandi Uwiteka ahabwe icyubahiro. Bakunzi ba Berwa TV, tumaze gusoma ijambo ryiza cyane, dusomye muri Zaburi ya 84, aho dusomye duhereye ku murongo waho wa 5 tukagarukira ku murongo w'8. Tubonye uburyo bene Kora, iriya Zaburi ni ya bene Kora, baririmbye bitewe n'uko bari babonye ibitangaza by'Imana. Hari igihe Imana itabara abantu bayo, bakabona ukuboko kwayo, bakabona kugira neza kwayo. Ndahamya ntashidikanya rero bakunzi ba Berwa TV, mwese mwamaze kubona kugira neza kw'Imana kandi mwabonye gutabara k'umwami Yesu. Imana ibashyigikire cyane kandi ihabwe icyubahiro. Bene Kora rero nabo bari bafite ibibazo mu buzima busanzwe bwa buri munsi, nk'uko namwe mugira ibibazo, nk'uko natwe tugira ibibazo. Noneho bene Kora bahura n'ibibazo kuko bari bafite ibibazo byabangamiraga cyane cyane mu misengere yabo. Iyo bifuza kujya gusengera ku misozi, basangaga inzitizi mu nzira, imbogamizi nyinshi mu nzira, ibibabuza kugenda mu nzira, ibigeragezo bitandukanye byinshi. Ariko noneho baravuga ati reka tujye gusenga Imana, Imana izadukurireho bino bintu bitugerageza, bino bitubangamira mu murimo w'Imana. Nshuti, nawe ndagira ngo nkubwire ngo usenge Imana kugira ngo ikuvanireho ibintu mu nzira bikubangamira, kugira ngo udakora umurimo w'Imana neza. Imana igushyigikire kandi ikurengere. Nabo bafata umwanya wo gusenga, nawe ufata umwanya wo gusenga, wo kujya imbere y'Imana kugira ngo umwami Imana akwishimire kandi agushyigikire, akuvanireho impamvu zose zakubangamira mu gusenga kwawe mu murimo w'Imana. Bene Kora rero bafata umwanya bajya gusenga Imana. Bagiye gusenga Imana rero, Imana irabumvira,
ibabwira yuko ariyo ije kubagirira neza ndetse no kubatabara. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe Imana ije kugutabara, wowe ba mu mwanya wo gusenga uyumvire kandi uyubahe, ibindi Imana irabyikorera. Ngo bagiye gusenga rero babona igitangaza cy'Imana, babona kugira neza kw'Imana, niko guhita bandika iyi Zaburi ya 84 bahera ku murongo wa 5 bahita bavuga ngo Uwiteka we, hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha, ngo bagenda bagwiza imbaraga, kandi ngo umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Namwe rero mbifurije kugwiza imbaraga